kavuga ngo Yesu ntiyagira ubugome n'uburyarya bana sifira abakobusa ibindi nawe ugenda ubigibye njya nakoragiza kanjye tuzamura ibiganza byanjye haleluya wongera usubiramo uvuga ngo ntiyagira ubugome n'uburyarya noneho mureke kwiterera muririmbe by'ikorari Yesu mureke kwiterera tubishobora gushikunda kwiterera wawe niba kwisa sawa
agakiza. Inkoni yakubiswe nizo zaduhesheje amahoro. Amahoro dufite twayashejwe n'inkoni za Yesu. Imisumari yatewe mu biganza biduheshe ubugingo. Tugasoza tuvuye ngo hashimwe Yesu wanabe watugize umwe n'Imana. Hashimwe azamure uko yasize. Uzamure ikiganza wazanye ukizamurira Imana.